Ndi papa SAVA. Ariko se wa mugabo koko uruho kuva mu cyumba ukaza muri saro ukagarama ukisegura umutwe wawe useguye amaguru wayaseguye wagira ngo uratwite urabwegetse sowe mbaza ngiye ubaza none amaherezo nayaye ni ukubyuka ukongera ukaryama muri saro none se nkora iki ngwiki none se nyine nakora iki wakora iki icyo kibazo ninjye uri kukibaza uri iki hano ndi umugabo uri umugabo wandese umugabo wawe hanyuma se cyangwa ninjye mugabo hanyuma niba uri umugabo kuki udatekereza nk'abagabo kuki udakora nk'abagabo ariko se urenda ngo mbikoreho iki si wowe ushaka ko twigumira hano babiri iki wenda ngo ibyo bintu nzabikoreho iki koko njye narakubwiye ngo wigire igihinja narakubwiye ngo wigire urubebe ujye wirirwa uryamye ninjye wabikubwiye ariko rero nawe urifata ukandenganya si wowe wambwiye ngo urashaka ko twibera hano babiri gusa njyewe wowe nyine gute se natinze harya ubasha agakoka kabasha aha wowe harya kamere turababasha akawahanje gushamba debere nakawahanje harya wowe cyakwa sugi nanjye mahoro okay aha reka ladies first you know nuko mise harya wowe harimo agaskoro harimo n'udusitro kashkash ariko se niba ari ladies first tujya kuri kashkash ndimo nagira ngo mvange nyine kugira ngo nabasumba atagira ubugira ishyari buri mpamvu mbasoreje kuri himba ngira ngo nyine ni muto ubwo se we saga se akabasha akakoka kashka warakishije usigaye wambara amashapure no kubya sasa harya ubwo ni kasko aka orange mbabarira ako rero buriya na kashkash yaradutema muri iyi minsi zoreze rero kuri uyu mwana urarambiranye nawe uyu bacyaka pretensia gusoza saga sitro nako ngako rwose ntago nahindutse arega mu bamu aho rero ni karibu rwose dusagire dore harashije yacyaka pretensia ntago nahita sabisa karame kugira umuntu yanabye ariko birivuga ntago nasabisa karame turahuri ntago turahuri oyasomesha umunwa ni kuma ariko umuntu ukenera uduserivete hano turimo natwo madede ntago ukenera agaserivete ntabwo kashkash ashaka we ntabwo uzi ibintu byabaye ntabwo uzi ibintu byabaye muri kubwira kashkash ngashake ejo bundi mu bukwe yareka mbonere ubundi rimwe nariregereje mu mestori z'ubukwe ukuntu zagenda gerega uramba nicari imbere ntazi biri kujya mbere ni mubyibuka ko yari yambariye umugeni se ubwo ngubwo kwa kundi nyine mu gusaba no gukwa urumva abahungu babakira mbere abakobwa bakagenda baza nyuma noneho kashkashi hari umukobwa yari yabonye mbere kuko hari aba bambaye mu gusaba batambara muri reception aramubwira ngo se ngo nawe ngo turi kumwe se ngo uri bwambarire umugeni ngo yego none tugeze mu gusaba no gukwa abona ntago aje kashkashi mbona hinduye isura kashkashi ariko byo nabonaga mbona sohoka telefone mbese amafoto nko kujya mu biki ubwo kashkashi umutima waga gutuza neza kwa kundi noneho abageni baba bari gusohoka ku mukobwa baje no ku muhungu waje bagiye kujya mu rusengero kashkashi akibona umukobwa we hariya yari yabariye yahise ati abahungu bagenzi be reka ngwino tugende reka tugere rero muri reception muri kanya ngo
ngo agafanta ngo urafata kandi ngo ugende ngo nkuzanire nganga gaki nkora gaki hanyuma se kashika ko wamwatse nimero ra waramwandikiye waramuvugishije byagenze gute ko mwebwe sasa ntimumuzi yego byo hari ibyo kizima ntawa byatabeshye byo uwo mukobwa yaracekaga urumva ariko hari ibikabya ashizemo ahubwo wowe sasa nyine ni kagakobwa kakandi karimo kuntu mwari wambaranye na ba madederi ntabwo wabona ko atari gutanga uwo nguwo ibaze ko nawe se umwibwira karasobonaga oya nanjye yaranakuwe wari ukenyeye wari watezemo akaguru agenze gute byarangiye ahubwo reka bahereze industry acira kabisa madederi ngo abayirebera abasore ahubwo hari akandi urabona kandi kagufiya kari gateye neza ukuntu kirabura kakundaga guseka ubusa byataye ndakabona gafite impingikira kagufi gafite agahindi cyane keza ahubwo kameze nk'akanyera gaseka neza cyane ari kagogere wa mushuti wawe ntabwo nari nzi ko n'abakobwa bagigira kandi wumva na madederi ari byo abayirebera karagiye gapufu ku mucanga hari umusore watahanyira Yesu ubwo namubura naviramo kandi bari banegeranye bamaze kuba abasirimu oya none uriya mukobwa yibera i Bugande uri kumva yibera i Bugande buriya yaje cya kijama rero kimwe cyo gifite ubwanwa nk'ubwo bwawe oya se yarakigigiye ebana cyakatahana akikatisha inyuma y'itente uriya munsi natashye naniwe ku buryo nageze mu rugo ndi igisenzegeri ntabasha no guhumeka noneho nari ndi mu mandazi nta nisimbi ibyo nta n'ibyo nabonye rero bigera muri resebusiyo nataye baba ubwo ngubwo ayo makuru rwose oya rwose n'amakaravate yari yadegaje n'amashati yadegaje oya uriya yaragiye anywa inzoga ukagira ngo neza neza simoni yarazinyweye kugira ngo neza neza agiye gupfa ajya ngo niwo munsi wa nyuma wari uriho ubwo se yatazinywa ku bukwe bwanjye ariko uzazinywa si byo mpamvu yase ngo kashikashi ntakurikire niyo mpamvu nari nkunze inkuru ya sosi ariko kashikashi ntabwo ari kuyirangiza neza ntabwo ari kuyirangiza neza atatwibwirira urugo bimeze bito cyokora waratwemeje bari mwambaye neza pe ikiryo cyari sawa ubundi ni ubwa mbere njye najya mu bukwe nkarura ndi bwa nyuma kandi nkabona inyama we ntabwo igisiga cyitwaye oya njyewe uzi ko njye nawe igisiga cyitwara sinjye nababwiraga se yari ari kujya kuri tereta wa mugarise wari ufite ibyo wigiyemo diaspora hariya niyo igisiga cyari kuyitwara wari wateguye papa wari wateguye ibintu by'inyama gusa muri reception bisanzurire hanze nanga gushyira ibintu bibatwikiriye cyane wana kari amatente yari transparent kumva ngerageza nyine gukora ibintu by'ibisirimu ubwo nyine nimba ari uw'igisiga cyatwariye inyama n'ikashi yafite ibyo ahugiyemo wa mugana yewe hari akantu ngiye nanenze iriya ndirimbo rwose mwinjiyemo n'uburyo bari abakobwa babyinaga biriya bintu ntabwo biri mu muco ariko rero ni ukuri pe nibazajya bari abapasiteri nibazajya batubwira ni ukuri umukobwa arimanyagura neza neza ukagira ngo nta magufa agira hari umukobwa witwa Rine w'umu ex wa Simoni yarabyinyegera hasi abasaza babonayo ibaze korona none ikintu mwe muri kwitera ubukwe bwanjye bwari bwajemo ingeri nyinshi urabona ari abantu twabanye i Burayi uri kumva hari abo twiganye kuri university urukumva urana n'abari abazu ikintu ntakunze buriya bukwe bwari bumeze bwari igisitari cyane aba MC ni karibu papa sava ni karibu hayibonye rero uzajya mbana kubwiraga n'amadedera araje muraza kumvugisha ubwo ndabenda si kuri ya kode okay asante sana kabisa ngo murabiki urumva njyewe buriya ukuntu abantu aba MC bawe
urifata ugafata abayimusi babiri noneho batazi n'ikinyarwanda batazi baramusi biganye hanze niyo mpamvu batazi n'umuco batazi icyo muco noneho iki biriya bintu se bibaho babaye hanze cyane barabaye bagomba gufata abantu basobanukiwe bazi kuvuga bazi ikinyarwanda bazi umuco wacu bavuga ibintu byumvikana ntabwo wamurenganya reba imyaka yabaye hanze ejo bundi ariko se kuba hanze bivuga gutakaza umuco ndetse twebwe ntabwo duhari ntabwo twari kumufasha mwabaye siko cyane ko twari kumufasha buriya nta bukwe bubura kirogoya ubwo nyine nikora byangiye ubuse bari abanyamahanga batwaye iki ariko nyine babonye ko ariko ndizera ko nta muntu wabuze icyo kunywa cyangwa icyo kurya urumva naho ibirori n'ubundi biba ari ibyacu ariko ku basigaye namwe mukabyo muzikana pe niba ibintu wabigize umuco naho se ko kuvuga ari ugutaruka mw'abantu mwese ni karibu musingire hano rwose kuri mwe muri kure buri wese atanazi nawe madade shyikira mushyikira bukura nawe shyikira sasa tugeze mu mwanya mwiza pe meze neza rwose ni sawa rwose mba nabatekereje Charone rwo bavuze fata n'agatoki n'umuntu uzajya ukenera agato ni kariba ariko se kuki muri kwitwara nk'aho muri abashyitsi ko muri kwitwara nk'aho muri agaseriviyete inyama iyihe akabroshete okay kumbe wese yifatira agatoki uri kumva rero urumva diaspora ntarindi gupropose uyu mujamana bari gukurikira nawe tujye tumusura yangeze ngo urampropoje ngo tuzakora kuye kurongora nawe ukava imihanda wabo kashikashi amaze kurya bonane zihaye ibintu byo kujya ukunda utwana twambariye abageni biri hano ubugegera ni ukuri ngira utwereke kashikashi kubera umusatsi utangiye kumwera ahita ashyiramo akantu k'umukara akajya yibaza ko akiri umusore kandi shabyaye uzajya cyane mutoya imyaka yanjye 22 uzajya umuntu utangiye kwiyambarishwa imisaraba akuze ariko ahubonye nawe namubonye ngira ngo asigaye ari umufurere ahubwo se mureke kashikashi wenda nawe hari ukuntu yaba afite impamvu cyangwa se impungenge ubundi tubwire ko ari wowe babita abajeni mariya harya ni wowe dufite tubwire ubundi bimeze gute mu rugo bimeze bite ngira ngo bamwe muri mwe muherukana afikira itama usigara unasokoza ndagapfa noneho urabona ko n'akayobe kakeye ntabwo nahinduye amavuta niba mujya mwumva bavuga ngo ijuru rito urugo ni rwo juru rito ubwo se madamu warebe ko cyane dushubuje madamu buriya nawe ntabuze utuntu aba ahugiyemo ariko ibi bintu ni umunye abarimo niho genda Gerardine waruha muriteretse pe hano vuba hano wasuje abashyitsi kuki suhuza iki izi ngegera zawe diaspora nakubujije kangahe nawe ndikubaza nakubujije kangahe izi ngegera ntabwo nakubwiye ngo ntuzongere kuzinzanira mu rugo wowe ugira akazi ukora iki nawe mbaza umusore mwiza ukora iki ku buryo kuva mu gitondo wirirwa mu rugo rwanjye iyi ni hoteli mwabonye hoteli y'inyenyeri 5 tugiye kujya tubakira buri munsi murakaza neza abashyitsi beza oya
niko dufite ibyumba, dufite sume ya buri wese, dufite igitanda cya buri wese, dufite ibiryo. We utazibeshya n'undi munsi, utazibeshya n'undi munsi. Njyewe ntabwo naje gutunara hano, ako se muzaduha agahenge ryari? Nzibonera umugabo wanjye ryari? Mwajye muduha amahoro abantu b'abajene mariye, mwajye muduha amahoro. Igikombe cya nido ntikimaze n'iminsi 2 kuva twashakana, nta kazi mufite nako, kuko niko mbibona. Mu gitondo murabyuka saa 12, akazi ni kwa Gerardine na Diaspora, mukaza mukirirwa mwicaye. Ngiye bwa mbere nari nziko ari ubushuti busanzwe, ariko birandambiye pe. Nakubwiye ngo icyo kinwa ntongere kukizamura. Ikindi gisigaye rero nta kindi, nako nta kindi. Ariko subundi utu dukobwa twirirwa twiruka inyuma y'abasore, mwebwe muzabona abagabo ryari? Murabura kwicara hamwe ngo mwiyiteho, murirwa mwiruka mu ngo z'abandi. Are hanze ndavuga ugahuma mu rugo rwanjye wowe. Hanze ndatanga kubitirwa abandi. Yewe Diaspora, saho gome mu ijuru ryawe rito. Wababonana amabere abiri ntibamenye, ntiwagira ko batagira ubwenge. Gihagararo gusa, ibihungu bikujije ubwanwa. Reka nkubwire Diaspora, narihanganye, ubu ndarambiwe. Ntabwo nzi ko nashatse ingegera. Oya, ariko tuvugisha ukuri, abantu herutse kwirukana hano ejo bundi, si wowe wabasohoye shisha itabona? Urifashe urababwiye ngo bamaze nido, ngo nido itamaze kabiri. Mu by'ukuri muri bari abantu ninde wari unyweye icyayi hano? None se wumvaga tuzasevinga gute? Nose uretse kwigira icyo ntazi, uretse atanazi wari unsuye bwa kabiri. Muri bari abantu ninde muntu wari ubonyemo hano bwa kabiri? Bose si ubwa mbere bari bansuye. Ariko uhora n'abashyitsi. Nose nagombaga kuba gucaho kugira ngo tubone ukuntu duteza imbere urugo rwacu. None se wasanze ngende nyakamwe n'abana n'abantu? Abantu banciyeho bamazeho. Urukumva abamamagaraga ngo njye gupikanirwa amasoko, ntawe ukimvugisha, nta muntu ukimpamagara. Ubwo urenda ngo nzabigenza ute? Nzakora iki se? Nzikoresha, nzikorana, bizagenda ute? Abantu bose uragiye ubanciyeho, uje hano ngo agenzwa n'inda, sinzi aho urifata ugasuzugura n'umuntu utazi n'ikintu nge tuziranye kuko wamubonye turi kumwe gusa. Kuko ubana ari ukubana, mukoroherana, ukabana n'abantu. Haruguru nukunanizanya, haruguru kuza ngo umwe ajya hohotera undi ahohotera undi. Ubu njyane nta haruguru nagukurikirana mu bibinu burimo ngo menye abagore mu bana. Wese kucecetse. Kucecetse. Nkumvaga nzabana n'abantu wihitiyemo gusa, abanjye ngewe nyine bimite mbacikaho burundu. Shaka ikindi ukora rero. Oya da, ubwo niwe ugomba kujya ugenda ugashaka ibyo nkora, ukambwira nkaza nkabikora. Empointre naho ubundi tuzakomeza twibere hano wababiri. Ngo iki? Niki ndi kuvuga se mu rurimi rw'amahanga? Ubwo uzajya ugenda ushaka ibyo nkora, ntumbwire nze mbikore. Are bitabaye ibyo nyine tuzibanira hano wababiri. Okay, nyine amakosa narayakoze ndayumva. Ariko nyine haguruka ujye gushaka akazi. Haguruka njye kugashaka hehese. Wewe wajya ukagashaka ukambwira nkaza nkagakora. Kigali wari ku muntu ukajya ceceka mukagira ngo ni igicucu.